itegeko rya gatandatu Imana yatanze ryari ririmo umushinga, ryaravuga ngo ntukice. Iri ngiri Imana yarigize rigufi kugira ngo umuntu atazajya kwica agahita avuga ati ntago ryasobanutse. Ntukice. Ibikorwa byose bigendereye gukuraho ubuzima mbere y'igihe, gukuramo inda, kuza gusura umuntu kwa muganga, warangiza ugahita ubwira muganga uti ndabona n'ubundi atazakira, nukurushywa n'ubusa mu munyonge. Kuza ukareba umuntu umusuye arwaye ukabona ararembye, ugahita ubwira abantu uti ntabwo ari burare pe, arapfuye pe, ariko mwagiye musenga Imana igakiza aho kwica abantu mukibageraho. Ntukice. Igitekerezo kidutera kwifuza kugirira umuntu nabi, kwihugiraho ntiwite ku bakene, uba uri umwicanyi. Gukabya mu kwita ku mubiri wawe ku buryo bwose, kwihotora bitari ngombwa, imirimo irengeje urugero yakwangiza ubuzima, ibyo byose ni ukwica itegeko rya gatandatu ku rwego runaka. Abantu bakora cyane, ugakora kugeza igihe ujya kubona ukabona umuntu arimo arakora, agahita akubwira ati reka mbanze nkubita agakawa, akagakubita ukabona byiringiye amaso ngo nongeye mbaye mushyashya. Ukamaze uti se umaze iminsi ukora, umaze iminsi ingahe? Oya ubundi urabona naje hano jedi, hari igihe umunsi turi kuwa kangahe, ukamubwira uti ni maridi. Ubwo maze iminsi ingahe ntaryama, ukayimubarira. Jedi ninjoro, vandredi, samudi, dimanche, ari aho ngaho yaranutse mu kanwa, yarazanye ubutuna adasohoka, ngo arimo arashaka iki? Amafaranga. Uri umwicanyi. Ijuru rizagushinja kwica ubuzima bwawe. Bibiliya ivuga ko abantu baramya inyamaswa, ikizabaranga bazaba bataruhuka ku manywa na ryari. Ikizaranga abantu b'Imana bagomba gututubikana, kuko gututubikana kuzabahesha umutsima, ariko bagomba no kuruhuka kuko Imana ibategeka kugira gute? Kuruhuka. Sigaye ugenda ukabona umuntu akakubwira ati rero sinzi hano naringiye, bano baba bariyahuza ibintu by'amakawa, undi wajya ko ukabona arimo aranywa bya energy, arangiza igicupa ajugunya hariya afata ikindi, ugasanga umuntu anyweye bine. Muzabirebe biriya bintu, banavuga yuko umugore utwite atemererwa no kukinywaho. Ubundi buriya mu buzima ikintu batemerera umugore utwite, nawe wowe si ngombwa ko waba utwite, n'ushaka gutera inda ntazakinywe. Kuko ibintu barinda umugore utwite ni ibintu byose tuba dusanganywe nta kintu bimariye umubiri wacu. Nimukomeze mwirenze energy rero, nimukomeze mwirenze inuza. Nabonye usigaye ujya kubona ukaba abantu basataniye bavumbura ibintu byinshi byo kunywa. Ujya ahantu ukabona umuntu ameze nk'uri mu ntebe ya penetensiya, ukabona yirengeje akantu kangana gutya akakajugunyayo, ukabaza ako kantu nagacyo kumva ko bw'ikizina utazi. Abamotari, abaki n'abakristo baba ariyo, haraho ujya kubona ukabona umuntu anyweye akanazunguje ijosi, ukamaze uti bita ati ndimo ndubaka umubiri wa hehe. Abicanyi, kwanga umuntu mu mutima, kwifuriza umuntu ibibi, kurobanura abantu ku moko, kugira uburakari bubangutse kugeza ubwo ushobora gukuraho umuntu. Ibyo byose ni ubwicanyi. Njya nshimira Imana yuko dufite leta nziza, ariko nagira ngo mbabwire abantu ni abagome mu mitima yabo, kandi mu mitima leta ntirebayo. Ariko mu ijuru hari Imana ikurikirana abantu ikamenya ibiri mu mutima. Kwicara hakaba hari umuntu muririmbana, wabona yaje muri repetition ugahita wicara akakubaza bati ko wari muzima mu gitondo bigenze gute? Oya ndumva ntari buririmbe. Yasohoka akabwira undi mugenzi ati nge navuze ko kiriya gitipe nazongera guhagarana nacyo. Singiye kukubeshya, iyo mpagaze muri korari arimo bita numva ikintu kigisesemi kizamutse, buriya mpagurutse nenda kuruka. Ubwo uri umuntu. Umuntu mukarebana akikureba umunsi wa mbere, ni impamo pe, singiye kukubeshya, ngewe iwacu tuvugisha ukuri. Pastor ndakurebye mbona amaraso yanjye n'ayawe ntibihura pe, kandi sinjya mbindyarya mbonye tutahuza.
ariko ni urwangano, si urwangano? Urwangano. Ikizakubwira yuko Satani yinjiye mu mutima wawe, itegeko rya ntukice niryo rya mbere uheraho. Ubu abantu bongeye bagaruye amarozi mu nsengero, mu madini atandukanye y'abarokore. Maze iminsi numva abantu, umuntu arimo guhagarara imbere ngo barandoze, ngo baranyanga. Ibyo bintu no mu tubari, abantu bo mu tubari bazarogana, no mu nsengero barogana. Ejo bundi nabonye umuntu ahantu ntuye yasinze arimo kugendana icupa ry'inzoga ariko yashyizemo urutoki. Mbona akazaza agenda Rwanda, maze ase kutariteretse hasi, ati oya, ati hano bakurangiza. None bizaba no mu rusengero. Ubu ababyeyi bari aha ngaha basenga bagahumiriza bateruye abana ni bangahe? Baramuhabije, barambwe uzakanura nabi ushiduke bamurangije. Base nk'umuntu uza kurogera mu rusengero koko, akaza kuroga ubukwe, akaza nkawe koko urakerezwa n'iki? Urabona hari ahantu heza ho kurogera? Kuburira ijuru aho abandi baribonera, kuburira umutuzo aho abandi bawukura, kuburira umugisha aho abandi bawubonera. Umuntu wese uri hano ufite umuntu yanga, reka ngire ikintu mbabwira, aho bigeze guturuka uyu munsi, n'umuntu naza kukubwira amakuru y'umuntu wakugiriye nabi. Dawidi akagabo kamwe kamuzaniye amakuru, kaza kirukanka kamuzanira ikamba ryande rya Sawuli, karamubwira kati ye ibyabaye biragahora biba ku mwanzi wawe. Uwo mugabo ngo yarazi ko Dawidi ari bumuhe promosiyo. Dawidi aramaze ati se bita ati Sawuli yapfuye, dore ni ikamba rye ndarikuzaniye kugira ngo umenye ko yapfuye, umenye ko amahoro yawe abonetse. Dawidi nimureba muri Bibiliya, Dawidi yararize kugeza ubwo yavumye n'umusozi Sawuli yaguyeho. Yarababaye, aravuga ngo uyu munsi Isiraheli buze umuntu ugize gute uko ukomeye. Dawidi yarize nta buryarya, amaze kurira uburakari bushize, ahamagara cya kigabo ati ninde wakubwiye kuzana iyi nkuru? Undi arangije ati nabonaga, ati ngewe namugezeho nsanga bimeze gutya. Arangije arambwira ngo nimutikura inkota, ndayimutikura, ariko aya makuru yarashyushye ntago nagombaga kuyararana. Dawidi arangije ati Imana yo mu ijuru ntimbare, kuko wagiye mu utabishinzwe. Mu Bisiraheli bagiraga bitwa abavuzi b'amacumu. Bari abantu babaga baratoranyirijwe kuvuga inkuru mbi, kuko babaga bafite ukuntu bitwara, bari bemererwa kuvuga amakuru yose mabi ukayakira. Ariko reka mbaho urugero, umuntu wazanye inkuru yuko Abusalomu yapfuye, mwabonye uko yaje yirukanka. Umuntu aramubwira ati ariko ibi bintu wirukankamo ko atari ibyawe, wagabanyije umuvuduko. Ati oya, iyi nkuru ndayishyira Dawidi. Abageze kuri Dawidi ati ya ibyabaye kuri Abusalomu birakaba ku banzi bawe. Dawidi arabanza aririra umwana, arangije ati iki kigabo nacyo ni mu giti kure. Kangire ikintu mbabwira, igihe kirageze ngo umuntu uzaza ukuzanira amakuru mabi aturutse ku mwanzi wawe, ujye ushaka uburyo umwimira yo kukwanduza. Niba ushaka kubaho neza no kumererwa neza, umugabo yaragutaye, abakuzanira amakuru nta n'ikintu bimaze. Umugore mwaratandukanye, gutwara abana, gutwara umutungo, uhinduka umusazi. Amakuru nta kintu akenewe. Amakuru wowe ukeneye ni amakuru ava mu ijuru gusa, niyo yonyine yaguhumuriza. Kubw'ibyo rero nshuti zanjye, hari abantu bashinzwe kuzamura urwango muri twebwe. Hari n'umuntu mubi inshuti agahita akubaza ati kuki ugendana na Musoni? Ugendana na Musoni gute? Ukamubwira uti rero Musoni twarabanye, singiye kukubeshya, ngewe Musoni ndamwanga, ubwo rero niba uri inshuti yanjye shaka ukuntu wanga nde. Ariko ubwo bujiji ko kugeze ku rwego wanga n'umuntu umwangiye undi.